Iyi video igiye kugusobanurira uburyo wakora application mu gihe ushaka inguzanyo ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi mu kigega cyayo cyitwa Aguka Youth Fund. Iyi application form tugiye kuyuzuza natwe hanyuma ariko tugira ngo muboneraho amasomo y'uburyo namwe mwabikora neza. Iyi ni description nk'uko bigaragara, Minisiteri yari yagaragaje ko urubyiruko rugomba kwishakira 10% ry'agaciro kose nk'ingwate. Nimba uri gusabwa wenda ingwate ya miliyoni, wowe ugasabwa kuzagaragaza ko wabona byibuza ibihumbi 100, bwo 90% leta ikazayigushyiriraho. Inyungu ni ntoya ugereranyije naho ibiciro bya banki byageze kubera izamuka, noneho muri kubona ko ari 9%, amafaranga make cyane. Hanyuma umuntu uzagaragaza kwishyura neza nyuma arangije ngo bazamuha 10% kuba yarabaye umufatanyabikorwa mwiza. Hanyuma iyi nguzanyo nk'uko bigaragara izatangira kwishyurwa nyuma y'amezi 3. Urumva ko bagushyiramo igihe gitoya kingana n'amezi 3 cyo kubanza kwitegura ukora business yawe. Nk'uko twabivuze, ibi ntago bikureba nimba imyaka yawe irengeje 30, biri hagati y'imyaka 18 na 30, gusa ku bahanzi n'umwihariko kuko ho nta myaka bashyizeho. Tugiye kwa applyinga rero, iyo yari amakuru. Hanyuma ikindi ngomba kubongeraho nuko deadline ari ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Birumvikana ko hasigaye iminsi itageze kuri 32 kugira ngo igihe cyo kurangiza kwa applyinga kirangire. Icyo ukora hano, wuzuzamo amazina yawe, ugahita ushyiramo izina rya business. Noneho iyi business yacu ese ni ubuhe bwoko? Iba mu buhinzi cyangwa ni iyihe? Iri mu buhe buryo? Cye nayita multi business kubera yuko dufite serivisi nyinshi zitandukanye. Dushobora twibanda mu buhinzi ndetse na serivisi. Nawe ushobora gushyiramo bitewe n'aho uherereye. Iyo ari ikindi ushyiramo ada, noneho iyo ushyizemo ada bahita baguha ahantu ho kuzuzamo icyo kintu. Hanyuma ufite abakozi bangahe kugeza ubu? We have to business yawe iranditswemo RDB yego, ko usabwa nk'uko bigaragaza wasabwa kuba ufite icyangombwa. Iyi page nayo ikaba irarangiye. Amakuru yo kuri iyi page ni aya yonyine twuzuzamo ibijyanye n'umushinga. Sinzi nimba muri kubibona neza. Alright, ibijya kuri uyu mushinga ni ibi gusa. Hanyuma ugahita ukora next. Business igihe yatangiriye nacyo ni ingenzi. Ese ufite account? Noneho tugeze ku gice cya 4 twakita financial information. Hano wuzuzamo iki? Barakubaza ese ufite konti ikora? Yego. Ni ikigo mukorana ni ikihe? Ikigo dukorana ni Equity Bank. Nawe washyiramo iyawe. Ese urashaka kuguza amafaranga angahe? Ugomba kuba uyazi kuko ni wowe nyiri umushinga. Ni twege we want to request as small amount as 2 million. Ushaka kuzishyura mu gihe kingana gite? Ni hagati y'imyaka amezi 6 kuri 12, 1 kugeza kuri 2, 2 kugeza kuri 3. Igihe kinini ni imyaka 5. Twege dushaka kuza tugashyira muri no range y'iyi myaka. Noneho ese amafaranga uteganya kujya winjiza ku kwezi nangahe? Aya mafaranga ugomba kuba already uyafite muri business plan yawe, ari nayo mpamvu uyikeneye kugira ngo umenye amafaranga uzajya winjiza. Ibyo bintu utabiteguye muri business plan biragoye ko wanabimenya. Umuntu utazi kwandika business plan wajyana muri bank aratwandikira, tukamwandikira ku giciro. Dushobora kumuca amafaranga kubera yuko birumvikana ntago ari ikintu dukorera ubuntu. So amafaranga nuzo business yacu ya expectinga kuzajya yinjiza revenue ni naya ngaya. Ugahita uza ukayakopiya ukazana muri form yawe ukayapestinga. Hanyuma ese monthly expense
ibyo uzajya wishyura bindi bisanzwe, ni ukuvuga ngo abakozi, umuriro, amazi, amatike, ibintu byose ari amafaranga yose ubundi urayakarikira nayo ukayashyiramo ukazishyira. Hanyuma iyo umaze kubikora, iyo ufashe amafaranga yinjiye ugakuramo ibyo washoye, asigaye niyo ab'inyungu. Umuntu uzabona ibyo yinjije ari bikeya kuruta ibyo kuruta ibyo yakoresheje, ntibikagutera impungenge. Ibyo birasanzwe muri business. Ushobora no gukoramo imyaka 3 amafaranga ushora ataragaruka, ugasanga uzajya kubona urwunguko nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3, rwose biri normal, kandi ubona uko uhemba abakozi nawe wihemba bigakunda. Ibyo ntibigutere impungenge. Nuko ngiye business yanjye ndi gukora ifite success rate iri hejuru yuko yajya yunguka. Ibyo rero wowe ntibikagutera impungenge. Iki gice nacyo ubwo kirarangiye, tugahita dukomeza. None tugeze mu gice cya business impact, job creation. Ese business yawe uzagira iyihe impact muri rubanda, muri sosiyete mu buryo busanzwe? Ese izatanga amahirwe y'akazi? Kuko icyo minisiteri ibigamije no kugira ngo bamwe babone akazi, babona iyo nguzanyo ariko banayikoresha mu kugira ngo bunguke, ariko bahe urundi rubyiruko akazi. Ibyo byose rero nabyo nibyo tugiye kusubizamo hano. Ibibazo iyo urangije uraza ukagisubiza, uba wateguye utunote. Wamaze kudutegura, icyo ukora natwo ni ukugenda ukadukopiya ahantu, ugahita uza ukadupestingamo. Ikibazo gikurikiyeho baratubaza ngo ni gute inguzanyo yawe izafasha business yawe gutera imbere. Aha naho nta kindi ukora, uhita uza ugashyiramo amagambo yawe wateguye. Hanyuma tugahita kujya ku kindi kibazo, ni ese business yawe izazana cyangwa se izakereya imirimo ingana iki mu gihe cy'imyaka 2 n'itatu. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo ese ni business yawe mu gihe cy'imyaka 3 izabasha kurema imirimo ingana iki? Aho ngaho naho nka nyiri business ubizi imirimo nawe warayiteganyije bitewe n'uko business yazagenda growing. Uhita uzana bya bintu byawe ugahita ubishyiramo hano nabyo ukabyandika. Ikibazo cya nyuma kiravuga ngo ese wadusobanurira isoko ryawe, targeting market. Buriya muri business iyo tuvuze ijambo market tuba tuvuze umukiriya. Umukiriya niwe muntu uduhahesha agaciro ku isoko nk'umucuruzi. Uramutse ukoze business udafite umukiriya, business yawe irahomba. Iba ari ibicuruzwa byangirika, byo urabyumva ko byahita byangirika. Ubwo rero uba ugomba nabo kubasobanura kandi neza. Ubwo ngiye kuri case yanjye ndashyiramo ko abakiriya banjye ari abangaba, hanyuma nawe uzaterwa n'icyo uzaba ukora, nimba ari ubucuruzi, nimba ari serivisi, uzabisobanura. Iyo nayo iyi page tukaba twarayarangije. Tugahita tujya ku yindi page noneho itubaza ese haba hari amahugurwa twabonye na experience, kuko bashaka kureba ese uyu muntu ugiye kuguriza koko afite ubushobozi bwo kuzabasha kumanaginga business yiwe. Icyo gihe birumvikana ko ubusabwe gushaka izo certificate ukazishyiramo. Iyo wayatendinze ushyiraho yes, iyo nayo watendinze ushyiraho no. Noneho yaba ari yes, ugahita uza ugashaka certificate. Nyabona niyo mpamvu duhora tubwira abantu kwihugura ntacyo bigutwaye. Kwiga ni byiza, iga buri munsi, gerageza ushaka amakuru, iga. Uburyo bwo kwiga ni bwinshi, hari ibigo bitanga ama certificate y'ubuntu. Nyaboneka mujye mugira. Ubwo ngewe ikintu mpita nshyiraho, ndazana certificate y'ibyo nateraninzemo, hanyuma nze ari byo nshyiramo. Kuri case yanjye ngiye busanzwe n'ubundi nize business administration, ariko n'ubundi ku ma certificate ugomba kuba uyafite hari aho wayabitse. Iyi ni certificate igaragaza business and decent work, introduction to ni certificate itangwa n'ikigo bita International Training Center. Kandi izi certificate ndagira nkumenyeshe ko aba ari ubuntu kuyibona, ukagenda ukiga. Bari amakosi ushobora kwiga nk'iminsi 2 cyangwa 3, ariko bakaguhugura bakaguhaho base. Aya makuru ni ikigo mpuzamahanga bita International Labour Organization kireberera nyine imirimo ku isi. Iyi certificate bikomeye. Ubwo rero ntimugakinisha ubumenyi, nta gihe ubumenyi ufite buzabura icyo bukumarira. Niyo aba ari indi certificate, financial education, urabona ni a self-guided online course. Hamwe waza ukamenya ubundi ni iki nkeneye kwiga. Iri somo rero ushobora kubona certificate ubaye kandi ushaka no kuzigira, kugira ngo ni certificate
nababwiye ngo ibintu byose bibaho ku isi ushobora kugura, nta kintu utagura kibaho amafaranga, ariko iyo ntiwayigura kuko igusaba kwiga. Niba udafite umwanya wo kwiga, bivuze gahoro, ushobora kutwishyura tukakwigira iyi certificate ukayibona kugira ngo applying, ariko ibi ntimuzabivuge ko nabibabwiye. So iyi certificate rero biragaragara ko nayiparticipemo, hanyuma niyo tugiye kuzuzamo hariya n'ikigo cyayiduhaye, sibyo? So iyo umaze kuzuza no magambo uhita uza hano ukajya kuri upload training certificate. Of course uba ugomba kuba uzifite kandi waranaziteguye. Ugahita uza business certificate ukazishyira aho, ushobora kuzishyiramo ari nyinshi, ubaye ufite nyinshi ukazibindinga ukazauploadinga. Ibi byose ni ibintu bishobora kuguhesha amahirwe yo kuba excellent mu bantu ba applyinze bagiye bujuje ABCD, ugakomeza ugaragaramo. Nk'uko mubibona tugeze ku gice cya nyuma aho batubwira ngo shyiramo dokima z'ingenzi. Aka kantu kose k'umutwe ukabona bivuze ngo ni itegeko kukuzuza. Izi dokima, iya mbere ni irangamuntu, birumvikana nk'umunyarwanda nyine wese ugomba kuba ufite irangamuntu, uba wabiteguye biri ku murongo nshuti yanjye. Ugahita uza hano kuri business plan, ugahita umanuka, business plan nayo uba wayiteguye ukaba uyishyizemo. Hanyuma ugahita uza kuri business status report, ese business yawe irakora, ese bimeze bite, iri registered, ibyo byose iyi dokima nibyo uba wasobanuyemo. Business status report nayo dore ngiyi mba nayikoze. Hanyuma ugahita uza muri 5 years sustainability plan, ese business yawe mu gihe cy'imyaka 5 izaba ikora, izaba ikiriho, izaba yunguka, izaba yaratanze amahirwe y'akazi ku rundi rubyiruko. Yego, nimba ari yego, tegura iyo dokima igaragaza uburyo bizaba bimeze. Iyo nayo ngiyi wayiteguye, ibintu byose ni ugutegura. Hanyuma loan repayment, kubera ko ari inguzanyo ugomba no kugaragaza uburyo inguzanyo uzayishyura. Nimba rero wumva ko utabitegura, urumva ko kwishyura bizagorana, iyo dokima nayo ukaba wayarangije ukaza ukayishyiramo hano. Igice cya nyuma ni CRB certificate. Iyo bashyizeho ko ari option kuyishyiramo, ariko kuyaka kuri banki nayo ni makeya. Ushobora kwaka banki CRB certificate yo kuba utabereyemo ikigo cy'imari icyo ari cyo cyose umwenda, kuba nta handi ufite inguzanyo, ariko uburyo n'ubundi banki isanzwe yabibona byoroshye. Ikindi cya nyuma ni ugushyiramo trading license RDB certificate, nayo ugomba kuba uyifite, kubera yuko nta kuntu waba ufite company ko udafite icyangombwa se waba ukorera, ntago bibaho. Nacyo ugahita ugishyiramo. Warangiza urabona ko hose tuhujuje required document zose, dore turazujuje. Hanyuma ugahita ukora next, ugahita wizira ku gice cya nyuma kivuga ngo declaration. Nge ndemeza ko amakuru ntanze ari ukuri kandi yuzuye. Ndabizi neza ko amakuru ntanze abaye atari ukuri bishobora gutuma ntakomeza mu irushanwa cyangwa se mu guhabwa inguzanyo. Warangiza ugahita uza aka kantu kanyobeye uburyo gakoze, ugahita ngusinya. Ibaze ko umuntu uzashobora gusinyisha hano uba ufite phone, urabona ko bitakunda. Ubu tuvugana nanjye ndaprayinze submit, uploading. Muri kubona dore naho nabahishe twajyanye, nshuti z'Imana, dore application yanjye yagiye. Aguka Fund Affordable Application Loan, great, your data was sent successfully. Thank you so much rero kuba twabanye kwa prayinga. Urugendo rwanjye rurarangiye. Ni video nizere ko ibafashije kubona amakuru yose mukeneye kugira ngo namwe mubikore. Amahirwe masa, abazashaka ko bafashwa mu kwa prayinga tuzabacaginga amafaranga make, ariko tubafashe bikunde. Ziriya dokima zisabwa ziragoye, mubonye ko ari dokima z'ingenzi cyane, z'ingenzi. Ndongera nzibasubiriremo, dore ni izi ngizi zikurikira. Ni sustainability plan, ese izakora. Ufite business certificate kuba ufite amahugurwa agiye atandukanye, business plan, business status report, loan repayment schedule, RDB certificate. N'ugwango ndetse n'irangamuntu. Nta kintu uzabona muri no si cy'ubuntu, cyose ugomba kukivunikira. Umuntu wese uri kumbwira ngo biragoye rega, no gukira bizakomeza bikugore gutyo, kuko udashaka gufata iya mbere ngo wumve ko ntacyo uzabonera ubuntu. Wumve ko ibintu byose bisaba gukora, bisaba kuvunika amajoro utari. Ibi bintu ngiye nabimenye hashize nk'amezi 2 ntangira kwitegura. So
kuba hasigaye iminsi 30 rero nawe wakitegura ukabirangiza. Peace and love. Wibuke gukora subscribe, follow, hanyuma comment. Abashaka kutwandikira nimero yacu ni 0788329005, ubundi tugakomeza twiteza imbere. Ikigamiriwe no kugira ngo dufashanye guhanahana amakuru. Bye.